w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana ai wake wake, muriro w'Imana wake wake, muriro w'Imana wake wake, lele bone mone afo wake wake, muriro w'Imana ai wake wake, muriro w'Imana wake wake. Nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba Elayo TV, nagarutse amazina Imanira Karamadeo, dukunda kubana hano kuri Elayo TV turi gusobanura inzozi. Banje kubashimira mwese mubona video mukayisharinga, abakoze subscribe namwe mujya mudushyigikira, haba kudutera inkunga. Imana ibahe umugisha mwese mujya mutwandikira, ndabashimiye by'umwihariko muri abafatanya bikorwa, mudahari naza hano ngakora iki none. Amen. Imana ishimwe yabampaye kandi Imana ibahe umugisha. Rero tugiye kwihuta, tugiye gusobanura inzozi, katubanze dusenge. Kristo talabone moneata, uwera nyiringabo mutanga bugingo, wakoze kuturinda, warakoze kubana natwe, uracyabana natwe. Umwe yaranditse ngo wowe waturokoye urupfu rukomeye, urakomeje kandi uzakomeza kuturokora. Mana we tugushimiye ko tugufite, nitwifuza undi murengezi. Unyemerere muri iyi video ubane natwe muri iki kiganiro, muri izi nzozi. Newene bone ketaya vosile bole ya bone monia, reka abantu bazazumve bamenye ukuri kandi nyakubaha Imana bamenye icyo uri kubabwira. Ushimwe kugiye kubana natwe, ibitavuga Imana ibyatwibagiza byose ndabikobese toka daimone ketabo, natwitse mu izina rya Yesu. Mwuka we rerebo ketayabo, mwuka wera atuganze, imbaraga zo mu ijuru zitugote, ubane n'akanwa kacu Kristo, nituvuge twihimbaza, tuvuge tuyobowe nawe. Elewe tabone mose, ushimwe kugiye kubana natwe, ibitavuga Imana ndakandaga imbaraga z'umwanzi, kubitisha umusaraba wawe toka daimoni mu izina rya Kristo Yesu. Buri wese uzumva iki kiganiro kizamugirira umumaro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Abantu bamaze imisi banyandikira, hari umuntu wanyandikiye, ni benshi ariko ni benshi bagiye bambaza izo nzozi ngo kurota uri muri toilette. Ngiye gusobanura kurota uri muri toilette cyangwa uri kwihagarika cyangwa ugiye kuyijyamo bivuga iki, kurota bakogosha umusatsi bivuga iki, noneho hariho n'abantu barota bari kwiyuhagira. Hari akandi kana ariko ko ndi kumva naza gasobanura ikindi gihe, kurota imibare yakunaniye. Niba ndabishiramo nabwo nyishaka gukora ikiganiro gitinda. Aha twihute. Kurota uri ugiye kujya muri toilette cyangwa ukabona uri kwihagarika kuri toilette, uri kwihagarika, hari ababona bari mu zo mu cyaro, hari ababona isanzwe ukabona uri kwihagarika, hari n'uwihagarika none akabona bari kumureba. Babivuze iki? Hari n'abantu barota bambaye ubusa, lelebo enemos taketa, byo babivuze iki? Kurota rero uri muri toilette cyangwa ugiye kujyamo cyangwa urimo, Imana inshuro nyinshi biri kukubwira ati ezwa. Ugiye kujya muri toilette cyangwa uri muri toilette uri kwihagarika, kwezwa kwihana, Imana iri kukubwira ati ezwa, ukureho bya byose n'ibicumuro ukureho. Hari igihe noneho urota uri kwihagarika bikanga gusohoka, ubwo ni uburyo bwa deliverance. N'abarota bari kuruka bikanga gusohoka. Iyo bisohotse byose bikavayo niho biba ni sawa. Ubwo buryo rero bwo kwihagarika uri kwituma cyangwa ugiye muri toilette ni uburyo bwo kwezwa, mwabyumvisha. Noneho kurota wiyuhagira cyangwa uri koga n'isabune, nabwo ni uburyo bwo kwezwa, kwihana, kwatura ukava mu byaha, mwabyumvishe. Ubwo nabwo ni uburyo bwo kwezwa, la botaya kitabo. Kurota bakogosha umusatsi, ukabona bari kukogosha. Samusoni bamwogosha umusatsi, murabizi uko byagenze. Imana biri kukubwira ati nurangara ugiye kugwa rwose. Kogosha umusatsi ni ikimenyetso cyo kugwa. Kugwa biba bikwegereye cyane, kugwa ukagwa mu byaha. N'abarota bari kugwa mu rwobo cyangwa mu manga cyangwa mu ruzi. Nicyo biba bivuga rero. Akanyuma nta kibazo kangasobanure, kurota imibare yakunaniye. Ukabona imibare yakunaniye pe. Hari n'abarota bari mu ishuri batsinzwe,
ukabona abandi bimutse we wasigaye. Hari n'abantu barota ukabona bari kuguha amanota mu nzozi 5, 10 bitewe nuko witwaye mu buryo bwo mu mwuka. Hari n'abarota rero batsinzwe, hari n'urota rero yimutse, ibyo ni sawa. Hari n'abarota, hari wari ukumbwira mu gitondo ngo ngendota ngo kandi nasoje university ngo nkarota ndi muri primaire ngo ndi muri secondaire. Aho mu mwuka niho ubugeze rero. Wumvishe hari gihe uri mu kizame byakunaniye kurota imibare yakunaniye. Rero hari ibintu byo mu mwuka Imana natwe iratwigisha mu buryo bwo mu mwuka, ikatwigisha gusoma ijambo, kwiyiriza ubusa. Iyo utari kubikora kubyuka ninjoro, ibyo utari kubikora rero ni hamwe ubona imibare yakunaniye, lebo enemoniata, cyangwa ukabona wasibiye. Hari ibyo uba utari gukora neza mu buryo bwo mu mwuka, ukabona watsinzwe, ukabona baguhaye 3 ku 10. Iyo bari kuguha amanota mu buryo bwo mu mwuka, ukabona bari kuguhemba, Imana iri kuguha amanota, ibiri kukwereka uburyo witwaye mu buryo bwo mu mwuka, iri kukubwira ati mwana wanjye komereza. Hari ababona wenda 80%, hari ababona 30%. Menya rero aho biri gupfira. Niba udaheruka gusoma ijambo, niba hari ibyo utakera imbuto, uvuga ati ngomba kwikosora. Izo nzozi rero nizo twifuje uyu munsi gusangira abantu babirota. Rero inzozi mbi, kamwibutse y'urose inzozi mbi. Hari abarota inzozi ugasanga warose inzozi wakoze impanuka. Ibyo bijya bikubaho, ukabona imodoka yagusenuye hasi, cyangwa mwakoze impanuka, cyangwa ubundi buryo, cyangwa inzira hiye. Inzozi mbi urose izarizo zose, inzozi mbi urose izarizo zose, ukabona n'inzozi mbi, ukabona ni ibintu biri kukwirukangana biragufashe, ukabona imbwira kurumye, ukabona mbese lelebo enemon cyangwa igikoko runaka. Inzozi mbi izarizo zose urose ujye ufata, ukabona inzoka iri irakurumye, incira inka iri kukwirukangana ikomere, la pota bonne monster. Hari n'abarota iri birukangana bakaguruka. Inzozi mbi ubonye urose cyangwa ukarote urupfu rwakurukumerera buri mu sanduku, uri mu marimbi, ufata amasengesho ugasenga ukabyirukana, mukabwira Imana ati Imana bikureho, nkurireho bino. Yurose inzozi mbi karota ukabyuka ufite ubwoba, ikintu kigushoboza ni ukubyuka ugasenga, ubundi ukurikizaho kwiriza ubusa, usenga uvuga ati Imana bino bindinde, niba n'urupfu, niba ari bibi, niba ari ibiki, byose ubindinde. Niba hari aho utameze neza, usaba Imana imbabazi, uyibwire Imana ati nkomeza mwami, singende nyine, ombe hafi mu rugendo rwanjye. Leta kotabone mostavo. Nizo nzozi twari dufite rero. Imana ibaho umugisha ababirota. Ibyo utasobanukiwe, nimero yanjye ni 078 414 9984. Abashaka kudushyigikira mu bundi buryo namwe, naho iyo nimero uranyandikira tukavugana, ntacyo bitwaye, nkagufasha uburyo bwose ushaka ko tugufashamo. Imana ibaho umugisha. Tugira groupe yitwa abanyamwuka, groupe twigiraho ijambo ry'Imana. Dutumira nk'ubu twatumiye Ndera, twatumiye umuvuga butumwa witwa Joseline Mukatete. Uyu munsi aratuganiriza. Uyu munsi kuwa kabiri nimugoroba 2:00. Mwese mwifuza kujyaho rero, dutumira n'abandi bavuga butumwa batandukanye, dukoresha n'ibiterane. Abashaka kujya kuri iyo groupe yitwa abanyamwuka, ni groupe ikora ibiterane, ibaha abantu baherereye ku isi yose. Nimero yanjye niyo 078 414 9984. Imana irakaramadeo, ukanyandikira waba ubyifuza nkagushiraho tukazatubana. Imana ibaho umugisha mwese, ndabakunda cyane. Shalom shalom shalom. Musharinge, abatari bakora subscribe muyikore, ubundi tujye tubana. Kristo takota bonemon. Wakoze kubana natwe muri iki kiganiro, nkaho giherekereshe umwuka wawe wera n'imirimo n'ibitangaza kikuzanira iminyago. Aba bantu batari bakizwa, umuntu utari wakizwa, umuntu akuvuga ati dukorera Imana nk'abazapfisho. Hunga uve mu byaha, uhungire kwa Kristo Yesu. Ibyaha byose waba ufite wihane, Yesaje wajya. Yesu yigeze kutubwira ngo tubwire abantu ngo araza vuba, ndaza vuba. Va mu byaha rero, ni iminsi yo gukizwa neza, ni iminsi yo kuva mu byaha. Unelefone wature ngusengere ugaruke mu gakiza. Kristo yicaye kude kotabo lelebo staketa, yicaye ku ntebe y'imbabazi. Tugushimiye ku mbabazi utanze ku iki kiganiro, ugerekeresha imbaraga zawe, nuhabwe icyubahiro, nugukorera Imana nk'abazapfejo mu izina rya Kristo Yesu. Amen.